Orvisto bimeze bite se? Ndabona agapira wari ukazi. None bimeze bite? Ndashaka hari akavideo nigeze kugufata kera. Ebana kararebwe cyane ndagira ngo ufate naka noneho. Icyo ngira ngo ubaze. Urumva? Kuko undi umupira cyane kandi mba mbona byaranze. Nukubera iki? Ntuke. Sibona ubona nakazi. Urakaza. Ahubwo se ni iki kintu? Football yaba yaragukoreye ntukibagirwe. Man bya football byesha namayobera. Muri bya football burabayikina nagaro bayikoreye. Urabizi nabyo. Nibyo ndabizi. Twebwe twaragiye turakubitwa tuhihiringa mane tuva mu ntara tuje kuri Kigali tuzuga tuzakira umupira. Ngo bakatawute bagatete. Ikintu cyakurikiye se. Ngiye nahuye n'umutoza arumva. Mane ikintu yansabye. Yansabye amafaranga nta kindi kintu nari mfite cyo gukora. Mfite gatungo mu cyaro mwana. Gatungo nyine agenda akagurisha. Zukiye agurisha gatungo mwana ukamaze kuba nk'ifamu. Ubwo byari ryari? Byari ryari? Na 15. Ya 15. Ni zamani. Gatungo kanje mwana ariko reba nyine akaba veterano. Umaze kukagurisha? Aje kuba mu design mungu nibere mu by'imyenda nyine amafilime nawe ni football mwana none se nayo kubigenza. Agatungo warakagurishije urayamushyira biranga. Okay. Hanyuma ubugeze mu ma designer ugeze muri YouTube ibintu nk'ibyo. Ese wakora ikintu kimwe man ibintu byanzuye tushakira mu zindi ngiye mba ndumva no kurabura abajene man ibintu byanzuye tufatira ukajya mu zindi. Niki wabwira abantu bagikina football? Bayigize nyine nka business. Cyo nabwira ni courage kuko babashije kugirirwa amahirwe twawe twabuze. Indi nama nabagira bajye banatsinda nese no gute bakina twarabahaye byacu bakabikina. Indi nama nanjye nabatsinda niba indi nama nabaha nubona bitari kujya ku murongo sezera uzushaka ibindi siko bimeze se bitujya no mu bindi ma. Asante sana bamwita Orviston yo.